arambwiye ngo ninsubireyo ntabwo anzi ngo ntabwo yegeze amenya navuye mu rugo njya guhaha njya mu bihugu by'abaturanyi nkorera amafaranga ngenda yazanye sanga undi mugabo yicaye mu rugo iwanjye yebaho we ufashe umuntu ndabona ari wa mushaka ibintu nabyemera ntabwo byemera oya ihanga igesuwe mana we mana we ntabwo mbyemera ngo ntabwo azi umugore wanjye. Ngeze mu rugo rero ntarutse nari maze y'umwaka nsanga ntangazwa no gusanga umugore wanjye yarinjije undi mugabo barabana. The Unity TV. Together we can change the world. Hello Home Resto Bar na ahantu heza cyane hano Ikanombe Musanza injira ujya kuri Air Force ni muri metero 5 uvuye ku mahembe ya Air Force urinjira wanyuma ukahasanga byose bishoboka kandi biteguye neza bafite amacumbi meza ikindi rero bafite restaurant nziza bafite n'akabari keza nagira ngo muri kujyana mukareba kandi na ahantu hadekoye neza bya gisirimu bahita muri Eden ni mu nzu y'indabo kandi noneho hasa neza ibintu byose bigaragara neza turabakunda cyane. Duhamagare kuri iyo nimero iri hasi mu gihe ukeneye gukora reservation hanyuma ibintu byose usange bitunganyije. ahubwo se uriya mukobwa utubwira ko umugabo yasaze yasaza n'utari kumwira inzoga umugore yinjije abagabo birababaje reka nziyahuze n'ubundi ubundi se kubona hahitaga nawe yanyanze akambwira ngo ni wange si wange niko ibi bintu ndabigenza nteko abagore we abagore iyi myenda yose niyo narinzaniye umugore none ngo ntabwo anzi ibi bintu bibaho batagiye wiriseye abagore reka muvanda abagore yawe niko baba we arambwiye ngo ninsubireyo ntabwo anzi ngo ntabwo yegeze amenya navuye mu rugo njya guhaha njya mu bihugu by'abaturanyi nkorera amafaranga ngenda yazanye sanga undi mugabo yicaye mu rugo iwanjye yebaho we ufashe umuntu ndabona ari wa mushaka ibintu nabyemera ntabwo byemera harya ngo kwica umuntu birarushya leta ntabwo mbyemera bundi yaruwo gupfa mbese umuntu yabaye ikimwana ni ibiki ubu ngubu ngo ntabwo anzi umugore wanjye nishakiye baza urambaza iki wa mugabo we ko byanyobeye baza yabama we ikibazo cyari uvuye guhahana maze umwaka ndi mu gasozi none ngeze mu rugo asanga umugabo ambereye mu rugo ngo n'umugore arambwira ngo ntabwo anzi ntabwo mbyemera mbata wamuzanye muzane hano ntabwo anzi ni mu rugo iwanjye mva yesu ntabwo mbyemera rwose ibi bintu mbata muzane hano nese ntabwo mbyemera birakabije umva ngwino wicare Yesu we oya ihanga igesuwe mana we ntabwo mbyemera ngo ntabwo azi umugore wanjye ntabwo mbyemera byagenze gute tubwize ukuri ihangane tuza nkubwire we wa mukobwa we hari ubwo nzi reka nkubwire iby'abagore b'ubu ni muri babi mwe nawe uri mubi umugore yewe navuye mu rugo njya guhaha nduze hari ibyo dukeneye none bibe ngombwa ntabwo kazanya amafaranga nsanga hari undi mugabo mu rugo iwanjye tuza biranambabaje reba ukuntu yigize reka ngende sinzaho agahinda kari bunture reka gende birababaje reka gende tuza niko muri babi zane mpaha imyenda ngire ntari kwambwire ngo ntabwo anzi
ndababaye n'ukuri kw'Imana yawe nese ko umujyanama mbata va mu nzira muzane mwicaza tuzi abagore ubu ni iki ntabwo wihanganye ntagize oya wowe nta mugore nshaka dore mwese muri bamwe indi babyara nimwe nuriya nawe niwe barafatanije nta mugore nkeneye nta mukobwa nshaka iruhande rwanjye mbata wamujyanye mu gipangu bose ni bamwe wamujyanye mu gipangu agatuza ni bamwe rwose ntako ntagize niki ntakoze ko umva tugende turebe Yes, nyita The Unity cyangwa unyite Professor Mbata Babyface maso y'inyana. Ntago ndi ngenyine, ndi kumwe na Agasaro TV. Uyu mugabo mureba kuri screen zacu twamubonye turi mu biganiro tugenda bisanzwe, ariko ntago ndi ngenyine, ndi kumwe na Agasaro nkuko batangiye babibona mu mashusho yacu. Yes, nkuko mwatangiye mubona mu mashusho yacu. Impamvu rero turi twembi twifuje rero ko twamusabye aratwemerera ko twaganira, bityo akatubwira icyamuteye biriya yaberetse, akatubwira na bimwe mu bibazo afite. Kanda subscribe, like, comment ndetse na share. Nanone wibuke gukomentinga kuri nkuru zacu tuba twagiye tugenda tubereka kugira ngo duhanahane ibitekerezo. Umeze neza utameze neza biraza kugenda neza, don't worry. Yes. Uyu mugabo rero nkuko mumureba hano kuri screen zacu mukanye murabizi ko twaye turimo tumeze nk'abenda kurwana. Twendaga kurwana, ariko usibye ko bitari kurwana ahubwo twamuhoshaga. Yari afite ikibazo gikomeye cyane, kandi icyo kibazo bigaragara ko kimuteye inkeke. Niyo mpamvu rero tuvuze ngo reka twicare nawe tuganire nawe twumve icyo twamufasha, nimba ari ukumuhumuriza. Nawe uri kureba televiziyo urebe icyo wamufasha cyangwa ukamuhumuriza, bityo ibintu bigende neza. Ikaze boss. Amazina nitwa Maniraho Theogene. Tuhuye nyine mfite ikibazo, nari maze umwaka ntari mu rugo. Maniraho Theogene, beretse tugende gakeya. Duhuye ufite ikibazo, ariko muri icyo kibazo wari ufite biragaragara ko ntago ari ikibazo gusa, kuko hari harimo no kuba waniyahura. Bigaragara ko byarenze n'ikibazo. Twahuye buriya mvuye mu butembere, nari naragiye guhahira urugo. Duhuriye rero mfite ikibazo kuko mvuye ngeze mu rugo iwanjye. Uragiye guhahira urugo hehe? Nari naragiye Uganda. Ngeze mu rugo rero ntarutse, nari maze y'umwaka. Ntangazwa no gusanga umugore wanjye yarinjije undi mugabo, barabana. Nsanga bicaye muri salo banezerewe. Mfata mikoro neza. Nuko nsanga banezerewe, nkomanze mbona umugabo niwe usohotse kunyakira. Nakwinjira mu muryango, umugore ahita ambwira ati isuru wa hehe ko ntakuzi, wowe uje gututurutse he? Mpita nkubitwa n'inkuba. Nuko ahita nyamagana ati genda hano si iwawe. Nibwo buryo duhuye mbabayemo. Buriya nari mfashe umwanzuro wo kujya kwiyahura kuko nta kundi kuntu nari kubigenza. Wumvaga uri bwiyahure hese kandi? Numvaga ngiye kujya muri kaburimbo, imodoka yahagera ngahita ndyamikanyuraho bikarangira, kuko nabuze ikindi kintu nakora. Hanyuma izi quartier wazigezemo guterero kugira ngo tube turi kugenda, umuntu arazabwira Mbata twe tuzi ko ari n'imikino, uragingira ngo wabonye ko twatangiye duseka, hatubwiye uti hari umugabo wasaze, tugira ngo ni imikino ko tubonye uburyo ki waje ufite icupa. Izi quartier zose zigezemo guterero kuntu nyine mpageze ngo birancanze, bimaze kugenda gutyo numva mbuze icyo gukora.
nyura ahantu hari agasantere mpifatira icupa nyine ari nko kwiyahura. Niyo mpamvu nari ndimo ngenda nywa inzoga ariko nari mfashe umwanzuro wo kujya kwiyahura kuko umugore yarampemukiye. Hanyuma ririya vide tukubonanye nta kintu na kimwe cyarimo, twabonye utangira usoma, ni yari isigayemo cyangwa se yari yashizemo tufata umwanzuro wo gutwara icupa, byagenze bite? Duheho gatoya inkuru, nubwo ari inkuru ibabaje, birababaje ndetse abantu bareke guhemukirana. Byagenze nyine ubwo ndagiye ngura inzoga, nyinyweye nyigotomera nk'uyiyahuza nayo. Buriya mu mbonye nyine ndimo nywa, ahubwo duhuye mwebwe ndimo nywa gace kari gasigayemo, undi nyinyweye nyigotomera kugira ngo nyine ngere ku mwanzuro wanjye, numvaga nta kindi. Sasa hari ikintu nibaza Maniraki, ukimara kugera mu rugo, ubundi dutangire neza story uko byatangiye. Ukimara kugera mu rugo wumvaga wowe umugore ari bukwakira ati? Nk'umuntu waruvuye warasuhutse ukaba warugarutse ugarukanye ibyo waruvanye mu mahanga, wumvaga umugore ari bukwakira ati? Yewe numvaga ari bunyakire neza kuko narinje nagiye guhaha, ndifata ndemera ndigora, sinarya neza nk'abandi, narinzanye amafaranga ndetse buriya kiriya gikapu mwabonye nari mfite cyuzuyemo imyenda, cyuzuyemo amavuta yo kwisiga, ibintu byinshi narinzanye. Muri make numvaga ari bunyakire neza kuko amahaho nari naragiye kureba nari nyazanye. Hanyuma twibaza, wafashe urugendo uraza diriri no muri Kigali, utigeze umenyesha umugore ko uzaza, cyangwa se wabonye ko yashakaga kuguhima byibuze kugira ngo usange afite undi mugabo, cyane ko watubwiye ko wasanze bari no muri salo bari mu bihe byiza? Maze ahubwo ikintu cyanantangaje nuko nazagaho ngeze hose nkamuhamagara nkamubwira nti ngeza ahangaha, akambwira ati karibu sheri wanjye, nanjye nzana ubwo bwuzu, ariko ibintu akoze nyobewe ikibimuteye, nimba ashatse kugira ngo ambabaze niyahure. Ntangazwa nuko naje tuvugana, yaza no kumbwira ati sinkigukeneye, nturi umugore wanjye, nturi umugabo wanjye, nari no kwigumira iyo ngiyo sinari kwirirwa nzi. Hanyuma hari ikintu birantunguye utubwiye mu kanya mbere ko dutangira ikiganiro, uti abaturanyi nsanze rwose babizi neza ko ari umugabo we, ari bisanzwe kuva nagenda nyuma y'ukwezi ari kumwe cyabiri, uti rwose yayisaza yibera umugabo mu rugo, aragenda agataha akagenda agataha. Hanyuma se abaturanyi bakubwiye ko yahaje mu minsi ya vuba, cyangwa se wa mugani kuva wagenda ubundi yinjiriye umugore wawe? Kuva nagenda yaramwinjiriye kuko nubwo nuko naje n'ivatiri nyura ku baturanyi bampepera nk'abantu tudaherukana, ariko sinabasha guhagarara n'uwari untwaye, wenda baba bampaye ayo makuru ntarahagera. Ubwo aho nururukiye nyine nka sezeranaho n'uwarunzanye nkinjira iwanjye, nibwo ibyo bibaye. Ariko nkaho nje mu nzira ngura icupa, baruzi n'agahinda mfite, baravuze bati uyu mugabo ahuye na cya kibazo, buriya asanzeyo wa mugabo wamwinjiriye urugo, bari babizi. Ese ubundi hari ikibazo wigeze ugirana n'umugore wawe, cyangwa se ikosa wigeze ukora ku buryo yaba yararibitse ariko kwihorera kugira ngo akwihorereho kuri ubu ngubu? Nta kibazo twegeze tugirana kuko buriya rwose nagiye tubanye neza. Namwe murabona nubwo nahuye n'agahinda n'iki no kugwa mu byondo ntanariho, nkaba wenda nsa nabi, ariko murabona ko nari umugabo uje meze neza, nta kibazo twegeze tugira. Niyo ngenda dufitanye ikibazo sinari kugaruka. Ariko nanone mu byo tujya twumva, bari kubaza iki kibazo, uragiye umaze umwaka i Bugande, navuga yuko biba bigoye kumana umwaka utaragaruka gusura umuryango. Ese wa mugore wamenyereye kuba yabana n'umugabo, rimwe na rimwe navuga ngo uno mugabo nashobora kuba yaragiye akabona izindi nshoreke, ahubwo nanjye reka nshake undi mugabo hafi yanjye, gusa nubwo atari cyo gikwiye, byakabaye byiza abantu burya bagiye bubahana, umuntu mubana mwabyaranye abana babiri nk'uko watubwiye, cyangwa se watubwiraga mu kanya, numva mukwiye kubahana. Rero wa munyamakuru we, Munyarwanda yaciye umugani nguzi icyo ashaka ntatora icyo abonye. Naragiye ndifata ndahaha ndetse ngira n'amafaranga menshi ku buryo numvaga ngiye kuza tukizamura,
tukava ku rwego twari turiho tukajya ku rundi rwose nari nanateguye pe. Ubwo rero nta kindi kibazo nari nzi cyari gihari, kandi iyo nza kugenda nkarumba simba ngarutse, simba nanazanye n'amafaranga angana nk'ayo mfite, ndetse buriya murebye no mu bikapu mukareba ibintu narinzanye biragaragara ko ari umugabo nari nagiye mfite gahunda yo guhahira urugo rwanjye. Ntago wigeze uri hariya, ntago wigeze utekereza kuba nawe wakora nk'ibyo yakoze? Oya, ntabwo nabitekereje, kuko iyo nza kubitekereza ntabwo ikintu akoze kiba kimbabaje, mba mvuze nti wenda reka nisubirire hahandi kuko nanjye mfite abandi. Ariko ikindi twibaza gasa, turi abantu b'abagabo, turi abantu b'abagabo, ni umugabo nanjye ni umugabo mugenzi wanjye. Ubu waragiye urifata i Bugande umarayo umwaka wose udakoze akantu n'akamwe koko? Narifashe rwose, kuko nakubwira ko nagiye ndi umugabo ushaka guhahira urugo, ariyo ntego yanjye, kandi ngenda tubyumvikanyeho. Nta n'umuturage waba yaregeze yumva ko ngiye mu buryo bw'uburara nk'uko bamwe na bamwe babigenza. Nagiye njya guhahira urugo, kandi n'igihe nari mpari twaragumaga tukavugana, nkamwihanganisha, nkamubwira nti nanjye ndihanganye, kuko urabona hariya hantu si ahantu wabona ibihumbi 10 ngo uvuge ngo uratashye. Nashatse kuzana amafaranga kugira ngo dutere imbere, kandi kuko byari byanakunze, kuko nari nahashye mbona amafaranga. Mukanya numva kubwira Mbata sori wenda kuba iby'inyuma ya kamera mbizanya aha, wari kumubwira uti hari igihe cyajyaga kigera namuhamagara ari nka ninjoro, mbonye umwanya mvuye mu kazi, tumugora akanga kunyitaba, ariko mbere yaho umutima watangiye kunca. Wari warigeze ubitekereza ko yaba guca inyuma, cyane ko ari nk'igihe cy'umweru cyajyaga gishira mpamagara ijoro ryose umugore yanze kunyitaba? Wari warigeze ubikekaho ko yaba guca inyuma? Nigeze mbikekaho, kuko nubwo atanyitabaga rimwe na rimwe, ariko igihe yabashaga kunyitaba yahitaga nk'ubusobanuro bw'uburyo atabashije kwitaba iyo telefone, nanjye nkabyakira, kuko nta kindi kintu namutekererezaga kibi rwose, ntacyo nakekaga. Hanyuma tukibaza, ese ubundi mibanire yawe nawe umugore burya mu byo tujya twumva afata icyemezo cyo guca umugabo inyuma kubera impamvu ibikomeye, akaba yarumvisha ati wenda umugabo wawe yarahindutse nawe akagira umutima mubi, cyangwa se nanone akaba kwihangana byaramunaniye, wa mugabo babyaranye kabiri akabona aragiye amaze umwaka, umubiri ukanga nyine, ariko ntago bikwiye. Nta nubwo twashishikariza abagore cyangwa se abagabo guca inyuma abo babana cyangwa se abo bashakanye. Urumva hari icyo umushinja, cyangwa se nawe uri kuvuga uti yo mbimenya singeyo ngo ngende muri ibyo bihugu by'i Bugande? Oya, hari icyo mushinza, kuko ntabwo yambereye umugore w'umutima. N'abadukurikiye uzaba afite umutima ntazakore nk'ibyo uriya muntu akoze, kuko nimba umuntu agiye guhahira urugo, agiye gushaka iterambere ry'urugo, nicyo kimuhagurukije. Ahubwo wakabaye uri umuntu umushinze uti wenda yagiye guhaha none aje ntahaho, cyangwa aragiye ntagarutse, abaturage bakabona kubayemo. Ariko iyo wagiye guhaha ukaza kandi n'amahaho ukayazana, nta n'ubundi buhamya bagushinza bati akora ibibi gutya na gutya, rwose uba wageze ku nshingano y'urugo. Rero n'abandi rwose bajye birinda guca abagabo babo inyuma, n'abagabo birinde guca abagore babo inyuma, kuko ntabwo ari byiza. Nanjye aho icyo binkoreye barakiruze, baranakibona. Hari ikibazo gihari wenda cyihutirwa, ukibara gusanga umugabo yicaye mu ntebe yamanitse amaguru, ukimubona we mu mutima wumvisha iki? Ese yakurushaga imbaraga ku buryo utari mukubita umutwe, wabyakira ute mu mutwe wawe, wumvisha iki? Buriya rero umugabo we ayirwanaho. Buri ikintu cyawe wegeze ubona imvura igwa irimo inkuba n'imirabyo, buri uko umurabyo urabyuka gutera ubwoba. Nanjye nabibonye gutyo, bitanumva muri jewe bibaye nk'umurabyo urabije. Gusa ikintu cyantunguye cyane, n'umugabo wenda nari no kumukubita n'iwanjye, n'abaturage bagahurura bakanantabara, kuko sinabanye nabi, nta ngeso mbi banzeho. Ariko ikintu cyantangaje nukuba nubwo namubonye gutyo we nta byinshi yavuze, ahubwo umugore wanjye niwe wahise avuga ati bunduru wa hehe, ati genda wiza hano, ntabwo nkuzi, uturutse hehe. Byumvikane rero ko wa mugore wawe umutima wa rwa rukundo
rw'abana babiri mwabyaranye byumvikane ko nawe uhari yamaze kuba yagutera uw'inyuma akaba yibaniye n'uwo mugabo neza cyangwa se akaba amukoreraho ibyo yifuza. Ibyo bintu mbifiteho amakuru y'uko rwose bamaranye igihe, nanjye nuko mbifata, ahubwo buriya icyo mugaya cyane yaza kumbwira y'uko atakinkunda, atakinshaka, atagikeneye kumba umugabo we. Hanyuma abana simba niriwe nza abana ugeze mu rugo byibuze kubera iki wamugana utarwa n'uburenganzira bwawe uvuga uti noneho nubwo jewe nta yego utwaye umugore munyereka abana banje umwaka ni mwinshi cyane, kuki icyo kintu utagitekereje ahubwo utekereza kuba wakiyahura? Utunguwe n'ikibazo gutyo ntabwo uwo mutima wahita uza, nawe uri umuntu ari wowe bimbayeho bibayeho, ntabwo uwo mutima wahita uza gutyo. Ariko ubu ngubu ndumva abana banjye aho ndimo nturiza nkavuga ngo nakiriye ibyo nkoreye, ndumva abana banjye ngomba kubashaka kandi nkajya mbakorera icyo umubyeyi akorera umwana yabyaye, ariko umugore we ntabwo tuzongera gusubira, nta n'icyo yakora kugira ngo hari ikintu nibaza, ari ukuntu umugore mutandukana mbere y'uko akora ikosa ukagira ngo muracyari kumwe, akaba yakushuka kujya i Bugande kugira ngo yibanire n'uriye. Wowe wari mbere y'uko ujya i Bugande mwari mubanye neza cyane 100% ku buryo yashimaga ibyo umuha n'ibyo ukora, ku buryo yari no kugutegereza. Tubanye neza, nimba wenda hari ibishuko byaje nyuma simbizi, cyangwa nimba yaranyerekaga ubwiza ariko hari bundi bubatekereza simbizi, ariko mu mibanire twari dufitanye twari tubanye neza, ku buryo urumva niyo nza kuba tutabanye neza n'icyo gihe adafata amatelefone nari gutekereza nti wenda ugasanga nanjye ngize imbaraga nkeya sinihutiye no kunagaruka bikanagenda gutyo, ariko twari tubanye neza. Gusa wenda cyetse imba yari afite undi mutima ntarinzi, akaba yarashatse wenda kugira ngo ahita asohoze icyo atekereza, ariko nabonaga tubanye neza. Hanyuma ndahita nibaza iki kibazo, ugize gutya uraje n'aha ngaha twari tumaze gukora ikindi kiganiro, ugize gutya unyura mu kayira, aka kayira ntabwo ari akayira gakomeza kari nyabagendwa, ni akayira ubona yuko karimo ibipangu byinshi n'ubundi bagiye babibona mu mavidewo yacu gafunganye nta cyerekezo. Wumvaga mu by'ukuri ugiye hehe? Utubwize ukuri. Ntabwo buriya yewe numvaga wenda n'inzira ndimo natekereza ngo irava hehe iragera hehe, ibitekerezo byari byanagiye, buriya sinze, ntabwo ibyo bitekerezo nari mbifite. Nimba nari kugera ku rupangu rw'umuntu nkarugonga wenda umutwe ukameneka cyangwa nkagwa no mu mungoti simbizi, ariko narindi mu nzira gutyo nyine, nanjye umutima wari wagiye ntiwambaza ngo wari uri mu muhanda uva aho ujya. Agatangaho wenda tugaruke wenda kuri iki kintu, ari ikintu cyitwa kuba umuntu wamwita umugore wawe ariko mu by'ukuri atari umugore wawe. Kugira ngo wite umuntu umugore wawe hari icyo amategeko ateganya. Hari no umuntu aba ari inshoreke yawe, uri umuntu mubanye mutarashakanye mu buryo bw'amategeko ashobora kuba ari inshoreke yawe, yabona umuntu umushaka mu buryo bw'amategeko akitwa umugore we. Ese uriya mugore mwari mwarasezeranye? Ntabwo muri iki kintu mbajije wenda nikubwire, ntabwo twari twarasezeranye. Gusa buriya nko mu bintu bijyanye burya gusezerana kwa mbere ni ku mutima, niho nareberaga imibanire yacu nkumvira nandyoheye, ndetse no mu byo natekerezaga ko n'icyo kintu tugiye kugikora natwe tukagana amategeko nk'uko leta dukangurira. Ni ukuvuga wowe wari uje muri process z'uko mugomba no gusezerana. Okay, hanyuma rero urumva ko umugore we ashobora kuba yavuze ati uyu mugabo tubyaranye kabiri n'ubundi si umugabo wanjye, kuko icyo nekereza cyo uretse wenda ni umubyeyi, ariko ntabwo bikwembata, ntabwo bikwiye ko ababyeyi umuntu mwabyaranye yakitwaza ko mutasezeranya kubyariye kabiri ngajye mu busambanyi. Ariko nanone rero hari ibintu byitwa gutegereza ubwato ku kibuga cy'indege. Nimba umuntu yaragiye akaba amaze umwaka mu mahanga, ukabura aho ngaho uri kumwe n'abana utamubona, ukabona uzagukira uhisezerano cye ku ruhare rwawe n'uva umugore yakawe, kandi wumva amakuru akose ubundi wowe buri hiye mu kanya no mugabo yatubwiraga ko n'uwo mugabo batasezeranye nawe babana gutyo. Wenda yarabimwemereye. Ntibasezeranye, nta sezerano bafitanye. Yagiye mu rugo rwanjye arujyamo maze kuhava ngiye guhaha,
nuko abambonye nirukanka nyine mpuye n'icyo kibazo numvise biha amatwi ngo nkimara kuhava yahise ahajya gutya ariko ntiyasezeranya nawe. Abagore bose n'abakobwa wese bashyira mu gatebo kamwe aho bari no kubwira batamukanya uti njyewe nta biganiro nkeneye hano hari umukobwa cyose hari abakobwa ati reka ntabyo nshaka. Kuki wahise wishyiramo ko udashobora kuba wabona umugore cyangwa se umukobwa ufite umutima mwiza uko uhita wumva ko abantu bose bameze umugore wawe? Abakobwa bose n'ubu ndumva ari bamwe kuko si ubwa mbere mbibonye, hari n'abandi byagiye bibaho ariko ukareba ukibaza ese umuntu utihanganira ko ugiye guhaha akumva uwo bavuganye uwo munsi ahanaguye ibyawe wowe mumaranye imyaka myinshi. Ngewe nahise numva ko abagore bose ari bamwe, ntago numva nzongera kugira umutima wo gukunda umukobwa. Hanyuma tugahita twibaza iki kibazo kanya uri kuvuga ati abagore bose ni bamwe. Umugore wawe baramutse aje akakubwira uti rwose uno muntu kuva wagenda kwifata cyangwa se kwihangana byarananiye, biba ngombwa yuko rwose uyu nguyu aza kunsayidira, niko njya numva babyita umwunganizi. Yego, umwunganizi. Wumva wamubabarira? Hari igihe umuntu asaba imbabazi bya nyirarureshwa, hari n'igihe umuntu ashobora kuza akagusaba imbabazi koko ukabona bivuye ku mutima. Buriya rero umuntu mwabanye kandi mwabyaranye mufitanye abana ntiwabona uko umugenza. Aramutse aje nyine nanjye naratuje nkabona koko ni ibintu akoze bimuvuye ku mutima, namubabarira kugira ngo dukomeze twirerere n'abana bacu. Aho disira umugore n'umuntu mwiza, abandi bagara kuvuga uti ngewe icyamunyerekana na kora ikintu kibi, ariko nawe wumvishe ko yavuze ati iyo nza kugira amahirwe mba ubuze kumva video ya mbere ati biba bigenze naba ataryaga umuntu arica siko Timba namwishe. Timba nukuri, ariko urumva iyi saha bigaragare ko runamaze gutuzamo Atangiye kubyumva. hanyuma urumva uri bwerekeze he? Yewe ndumva ntago nabanye nabi, ntago mu rugo nsubirayo, ndagenda njye kureba n'inshuti zanjye wenda ndeba aho nacumbika, ariko ndumva nshobora kureba ahandi hantu njya kwibera. ntago numva gusubira mu rugo birimo, havuka ikindi kibazo. Hari ikindi kibazo nashaka kubaza. Ahantu mwabaga hariya umugore wawe ari wasanze bamusambanyiriza ni wawe? Ako kantu ko gusambanya ushyizemo hari ako yatubwiyemo, yavuze ko yasanze umugabo ari muri salo yaramwinjiriye ariko ko gusambana ko teke kurema buretse gato yari yaraje kuhakora iki? Ariko ntabwo yasanze amusambanya uyu munsi. Okay, nyine aho wasanze umugore baramwinjiriye cyangwa reka tubaze wasanze hari ibikorwa bibi barimo, ubwo ni ubusambanyi uko nese umugabo we? Oya nta wenda nta gikorwa nasanze kindi kiri kuba, ariko no kuba umuntu yicaye mu rugo nk'urwe, wagera mu rugo n'uwo murufatanije akavuga ati hano si wawe, numva n'ibyo ngibyo ko nabyo bibaho. Akabagore bararaka, abagore bari seri. Ariko icyo nashaka kumenya birababaje ko biranasekeje. Ni wawe ni mu nzu yawe cyangwa se mwakodeje? Hariya ni wawe. Ku butaka bwawe? Ku butaka bwawe. Ku cyangombwa cyanditseho nde? Ni mu isambu ya papa. Ni isambu ya papa wawe? Umugabane wanjye nahawe na papa. Urumva raho kutamenya kwinyese buraho bitumye bakwirukana mu rugo. Hanyuma urumva inzu yawe ni ukuvuga ni yawe wa mugani nubwo mwabyaranye agize ngo n'undi mugabo, urumva uri buze gukora ikirero ikiri bukurikireho? Ese uraza kwihangana uwo musambane we, reka mbyite iryo jambo oya twiseka birababaje, uwo musambane we bagumane mu nzu yawe, uraza kwitabaza ubundi buryo? Ni cyo kintu gikurikiyeho none ugiye gukora? Ikintu gikurikiyeho ndamwihorera ndeba aho mba negeriye, buriya badafite abana wenda hari ubundi buryo, ariko ntabwo nakwibabariza abana ngo bagendere muri ibyo bibazo. Ataho kugira ngo abana banjye nabo bangare nta kikundi nyine ni muzima ni ukuri. Ubu harakurikiraho iki? Uramubabarira? Ariko wa munyamakuru w'imbere wahereye umbaza ntacyo ntavuze nta n'icyo reka nigendere, ibikurikiraho n'iby'Imana simbizi. Tugenza gute ko nta kundi?